Kuva mu mwaka wa 2005 umuryango Imbuto Foundation nibwo watangije gahunda yo guhemba abana b'abakobwa bagiye bitwara neza mu mashuri mu byiciro bitandukanye, ari by'ikiciro gisoza amashuri abanza, ikiciro rusange ndetse n'igisoza amashuri yisumbuye. Bamwe mu babashe guhabwa ibi bihembo bavuga ko byabahaye ingufu zo gukunda ishuri kurushaho, ibintu kandi ngo byanabafashe kugera ku nzozi zabo. Nkaba nanjye narahembwe ku ikubitiro muri 2005 nk'umwe mu bakobwa bane bari batsinze ku rwego rw'igihugu icyo gihe mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Nyuma y'uko Imbuto Foundation imbibyemo imbuto nziza y'ubudashyikirwa, narakomeje niga amashuri y'imibare n'ubugenge ndetse ngera no ku nzozi zanjye zo kuba engineer. Uku gukunda ishuri kw'abana b'abakobwa, ubuyobozi bw'Imbuto Foundation buvuga ko byatumye umubare w'abana b'abakobwa batsinda mu mashuri mu byiciro bitandukanye uzamuka, ndetse kuri ubu ngo bari hafi kugera ku kigero cya basaza babo nk'uko byagarutsweho na Madame Jeannette Kagame, umuyobozi w'ikirenga w'uyu muryango. Dusubije amaso inyuma tukareba uko imyigire n'imitsindire y'abana b'abakobwa yari ihagaze mu myaka 12 ishize dutangira ubukangurambaga, turishimira ibyagezweho kuko imibare yerekana ko abakobwa nabo batsinda neza hafi ku rugero rumwe n'abasaza babo nubwo atari mu byiciro byose. Mu mwaka wa 2005 abakobwa batsinze ibizamini bisoza amashuri abanza bari 39 n'igice, mu gihe mu mwaka ushize wa 2016 batsinze ari 55 ugenekereje ku ijana. Madame Jeannette Kagame kandi yasabye bamwe mu babashe gufashwa binyuze muri uyu muryango w'Imbuto Foundation bahuriye mu cyiswe inkubito z'icyeza ku bijisho ry'abandi bakobwa, hagamijwe kugabanya umubare w'abakobwa babyara bakiri bato. Ndagira ngo nsabe inkubito z'icyeza mu ihuriro ryabo ko dufitanye namwe igihango. Aha ndagira ngo mbwire Bonifride, Marceline na Patricia bahagarariye abandi badufashe gukora ubukangurambaga mu bakobwa bacu, tubashe kugabanya abana b'abakobwa babyara bakiri bato. Kuri ubu bari ku gipimo cya 7%. Kugeza ubu umuryango Imbuto Foundation umaze guhemba abakobwa basaga 4600 bagiye bitwara neza mu byiciro bitandukanye by'amashuri, aho babaha ibikoresho bitandukanye bifashisha mu ishuri, ndetse abarangije amashuri yisumbuye bo bagahabwa na za mudasobwa bakanagenerwa amahugurwa mu by'ikoranabuhanga. Justin Kayiranga, Royal TV.